Dutangirane n'abantu batandukanye babanze batubwire niba imirari bayizi, niba banazi n'icyaba gitera imirari. Ntabwo nshobora kumenya igitera indwara y'imirari, ntabwo nabimenye. Umurari nkuziho ko ari indwara, hari igihe ari indwara igomba kuzamo bitewe no mu bwonko bw'umutwe. Ikindi ku murari, hari igihe umurari nawe uza nta kibazo uteye, ariko bikaba ngombwa ko ujyana kwa muganga bisobanukirwa ugeze kwa muganga. Njye nyibona abantu bayirwaye. Bona abantu bayirwaye, ariko ntabwo twari tumenyereye ko ishobora kuvurwa. Impamvu zitera umurari ntabwo njya nzimenya, gusa nanjye mu buryo narurwariyemo umwana naje kuvuza yarebaga nk'umurari. Abonzi namenye bari mu gace k'iwacu ntabayivukanye. Ku rwe ruhande ababangamiwe, ariko n'abandi bamureba baba babona ko afite ikinyuranye nuko cyo kureba nk'uko abandi bareba. Birumvikana ko kuri we bitabura kumugiraho ingaruka, cyane ko nanjye umwana nabonye ijisho rihengamye, numva mbabajwe nabyo, bituma mfata icyemezo cyo kuza kumuvuza. Yarebaga umurari ariko baza kumbwira ko atari umurari, byatewe n'indwara adorokoma yarwayemo. Iyo bayivukanye bakayikorana, usanga nacyo usibye amazina bahimba atari ay'aba babyeyi baba babise. Ngo bamwise n'akazina ku buryo nyine ubona ko bibangamye, ko bamwise izina rishingiye kuri iryo jisho rihengamye. Abantu bakunze kumufata nk'umwana nyine ufite ubumuga, tibura niko yavutse, tibura nyine nakundi, ariko abenshi nk'umuntu wisobanukiwe yihutira kujyana kwa muganga akamenya uko umwana impamvu bitera. Uko iterambere ryaje n'ubuganga bwisumbuye tutarimo bwa kera tukiri mu bujiji, ubu nta ndwara twakwivuza ngo ikire. Ngibyo rero ibitangazwa n'aba twaganiriye mbere y'uko noneho batubwira uko abantu bashobora kubana nabo mu rwego rwo kubarengera cyangwa se kurengera ubuzima bwabo bwo mu mitekerereze. Reka tubanze nanone tuganire n'umubyeyi. Uyu afite umwana wavukanye imirari. Ese yaba yarabwiwe icyaba cyarateye umwana we kuvukana imirari? Ngiye icyo arwaye, ariko nanjye nagiye mbyibonera uko yagiye akura. Yavutse 2015 mu kwa 12, umwaka urangiye. Ubundi nari nzi ko abana iyo bagize umwaka byibuze umwe, umwana bareba neza. Ntangira kumujyana kwa muganga ngo bandebere, kuko nabonaga harimo akantu k'umurari. Barambwira ngo reka nihangane gatagira imyaka 2, agize 2 nanone hari imiti bamushyiriyemo kwa muganga. Barambwira ngo tuzongere tugaruke. Tugarutse muri 2017 hari mu kwezi kwa 5 nibwo batangiye kuvuga yuko umurari we, kuko ujya iburyo ukajya ibumoso cyangwa ubundi mu kanya ukawubura, bavuga ko uburyo abona bwo kuzawukosora ari ukumwambika amataratara. Ubwo kuva muri 2017 yambara amataratara kugeza ubu. Bigabanuka kuko atarayambara wabonaga umurari ugaragara cyane kurusha iyo ubu ngubu yambaye amataratara. Kandi duhora tuza gusuzumisha buri mezi 6, cyangwa nk'iyo muganga w'umusipesialiste ureba umurari w'abana nyine aje baratumenyesha, tukaza hano kwa muganga bakongera bakareba uko bimeze. Ibipimo bigenda bigabanuka ku buryo ibirahure yatangiriyeho areberaho bagenda bagabanya, bigenda bigabanuka. Ntabwo bikimeze nk'uko byari bimeze mbere. Cyari ikirahure kinini gifite umubyimba munini, ariko ubu ni nkaho wagabanutsemo nka 2. Ngibi rero bitangazwa n'aba twaganiriye, ariko kugira ngo dusobanukirwe n'ubu burwayi, niba ari indwara niba atari indwara, n'ikiba gishobora kuba cyayitera, niyo mpamvu tugiye noneho kuganiriza impuguke mu buvuzi, impuguke mu buzima. Tugiye kuganira na Dr. Tuyisabe Theophile, akaba ari umuyobozi w'ishami rivura amaso mu bitaro bya Kabgayi. Tugiye kuganira kandi na Dr. Rwagatare Patrick, akaba ari umuhanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu, psychologue.
araza kutubwira ingaruka imirari ishobora kugira kufite imirari cyangwa se nanone no ku muryango n'uburyo dushobora kubana nawo. Mu gutangira reka Dr Theophile abanze atubwire ni ryari twavuga ko umuntu afite imirari. Tuvuga ko umuntu arwaye imirari igihe tubona tumaze kumusuzuma tukabona yuko amaso ye asa n'atari ku murongo. Kuba ku murongo rero no kuvuga ngo ubundi iyo umuntu avutse cyangwa amaze kuremwa hari uburyo amaso agomba kuba ahagaze, ariko noneho wamupima ugasanga ijisho rimwe riri ku murongo ariko irindi riri ku ruhande, rwaba ari uruhande rujya hanze cyangwa uruhande rujyamo imbere, ugasanga amaso arasa n'ayegeranye, cyangwa se wareba ugasanga ryagiye ku ruhande ahubwo yabaye nk'atandukana cyane. Icyo gihe nibyo tuvuga yuko umuntu yagize ikibazo cy'umurari. Nkuko rero Dr Theophile abisobanuye ngo umuntu abaganga bemeza ko areba imirari mu gihe basuzumye amaso ye yombi bagasanga atari ku murongo. Iterwa n'iki? N'ubundi nibyo agiye gukomeza tubwira. Imirari rero iterwa n'ibintu bitandukanye. Hari imirari iza kubera ko umuntu ariko yavutse, akaba koko yaravutse amaso yahengamye atari ku murongo. Ibyo ngibyo ndetse iyo urebye usanga nta n'icyo bitwara umuntu kuko n'amaso ababona. Hariho rero n'indi mirari ishobora kuza umuntu yaravutse ari muzima ariko ikagenda iza nyuma. Iyo ngiyo iza nyuma ibifite n'izindi ngaruka zitandukanye kuko ibifite ikiyizanye tugomba gusuzuma neza tukamenya impamvu zabyo. Muganga rero ati hari ivukanwa. Iyo ngiyo nyine birumvikana nta kindi umuntu yavuga ngo kitera, ubwo nyine nuko umuntu aba yavutse. Hanyuma ariko ngo hari niyo umuntu ashobora kurwara nyuma, iyi ngo ni nayo igoye mu kuyivura, na cyane ko nyine ngo babanza bakavura icyaba cyayiteye. Ese muri rusange imirari ishobora kuvurwa igakira? Imirari nk'uko nari mbivuze haruguru, ikintu kiba cyihutirwa cya mbere ni ukumenya impamvu yateye umurari. Harimo uko nabivugaga, hari imirari iza kubera ko amaso nyine yakozwe ahengamye. Iyo ngiyo urayivura igakira nta kibazo. Hariho n'indi mirari ishobora kuza kubera ko havutse ikibazo runaka, umuntu ntaba areba neza, hanyuma ubwonko bw'umuntu uburyo bukora bugomba kwakira amashusho aje neza kandi azanywe n'amaso abiri. Iyo havutse ikibazo runaka nko mu jisho kigatuma ijisho rimwe ritanga amakuru atari meza, ubwonko burishyira ku ruhande. Bwarishyira ku ruhande bukavuga buti no, wowe amakuru urimo kuduha ntabwo afatika, arimo aratuma umuntu atabona neza, ijisho ukabona rigiye ku ruhande. Icyo gihe kiba cyihutirwa ni ukubanza kureba impamvu mu by'ukuri iryo jisho ritareba neza. Iyo usanze rero icyo kibazo gihari urabanza ukakivura, wamara kukivura umurari ukazavurwa nyuma, kuko icyo gihe kiba cyihutirwa ni ukuvura impamvu yatumye rya jisho rijya mu murari. Ko rero umuganga habitubwiye ngo imirari ivukanwa cyangwa se iyo umwana ashobora kuvuka arafite cyangwa se areba imirari, iyo ngo ibishobora kuvurwa igakira byoroshye. Ariko iyi mirari yindi yaje kuza nyuma nk'uko muganga bisobanura ngo biterwa n'icyaba cyayiteye. Tugeze rero mu mwanya noneho kureba ingaruka umuntu ureba imirari bishobora kumugiraho. Se hari ubundi burwayi bishobora kumutera? Nibyo yaba Dr Tuyisabe agiye gukomeza atubwira, ariko nanone na Dr Patrick nawe araza kutubwira ku bijyanye n'imitekerereze. Umuntu yisanze afite imirari bishobora kumutera ibihe bibazo by'imitekerereze? Ikibazo nyamukuru umuntu ashobora kugira cyane cyane umwana, kuko akenshi bitangirira mu bwana, akenshi biravukanwa, ni ikibazo abantu bavukana, kikaba ari ikibazo gitera ipfunwe kubera ko umwana yewe niyo ataragera mu ishuri, hari igihe usanga no mu muryango aho yavukiye, mu baturanyi, abana bakinana nawe akenshi babimubwira. Hari n'amazina babita, amazina atuma umwana yitakariza icyizere cye, kuko aba yumva ko ishusho ye, ishusho atanga, ishusho bamubonamo imuteye ikibazo, hanyuma bigatuma icyizere gitakara, bikaba byatuma no mu mikurire ye akura nabi, ntabashe kwiga neza, kandi wenda atari ukuvuga ko yarabuze ubushobozi, cyangwa se agakurana umubabaro ushobora kumuganisha mu zindi ndwara, nk'indwara y'agahinda cyangwa se bita depression, cyangwa se n'ubundi burwayi bwose bwo mu mutwe bushobora guterwa
n'icyo kibazo umwana yagize. Urumva rero umwana ukuze gutyo ntazaba n'umuntu mukuru wisanzuye. Hari n'igihe tubazo icyo kibazo yagize gishobora guhura n'ibindi, kuko mu buzima bw'umuntu hagiye habamo ibibazo byinshi, hanyuma bikaba byaganisha ku burwayi bukomeye bwo mu mutwe. Akenshi ingaruka ziterwa n'icyateye wa murari kurusha uko ari umurari nyirizina, kuko umurari ushobora kuza ari ikimenyetso cy'ubundi burwayi. Nicyo rero harimo nk'abana akenshi bagira nk'amakanseri y'ijisho, rya jisho rikaba rigiye mu murari. Ubwo ngubwo uruvuga ngo utavuye ya kanseri yazihitana wa mwana. Harimo ushobora kugira ikibazo cy'ishaza, ishaza ryaza mu jisho kubera rya jisho ritabona, ijisho rikajya mu murari. Icyo gihe nabwo utavuye ryashaza ngo urikuremo, byazarangira rya jisho ritarebye. Harimo abana nabo bavukana nk'ikibazo cyo kuba amaso yabo akeneye gukoresha amarinete bakiri batoya, batabivurwa amaso yabo akajya mu murari. Niba utavuye cya kibazo nabwo bizarangira wa mwana atagize ubushobozi bwo kuba yabasha kureba neza. Mu by'ukuri usanga ikibazo nyamukuru giterwa n'icyateye umurari kurusha umurari nyirizina. Umurari ushobora kuza ari ikimenyetso, uba ugomba kuvura rero icyatumye cya kimenyetso kibaho. Ese wenda turebeye kuri izi ngaruka zishobora kuririra mu mitekerereze, umuntu ashobora kuba yahangana nazo ku buryo wenda ashobora kuba yazirinda? Dr. Rwagatare n'ubundi arakomeza dusobanurira. Bisaba ko abantu basobanurirwa, bagasobanurirwa ko ari ikibazo, ari uburwayi bushobora kuvukanwa, ariko ngira ngo muganga yabibasobanurira bushobora no kuza nyuma bushingiye ku bundi burwayi. Abantu rero buriyo babisobanuriwe, kuko buriya n'ababikora ntabwo baba bibaza ko bishobora kugira ingaruka, kuko babimenye mbere ntabwo babikora, kuko abantu bageze. Numva rero ko byo bishobora kwirindwa, abantu bakanguriwe kudatesha agaciro, kudaha akato cyane cyane abana, ariko kandi n'abantu bakuru bafite icyo kibazo. Bitumye ntekereza buriya buri muco ugira uburyo ufata ibiwubamo. Murabizi ko no mu Kinyarwanda bavuga ko umubyeyi wabyaye umwana ureba imirari, banza bajya bavuga niba aba yararebye mu myenge y'inzu, cyangwa hari ibintu nk'ibyo bavuga, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo sur le plan scientifique, cyangwa se ukurikije ibintu by'ubuhanga abantu baba barakoze, ariko ubitekereza wabyumva ko ariko bimeze. Ndumva rero bagiye basobanurirwa ko ari ikibazo cy'uburwayi, ko ari uburwayi bushobora rimwe na rimwe no kuvurwa, bishobora naho byanze kuvurwa umuntu ntibamuha akato, kuko bishobora kumutera ibyo bibazo byose. Babisobanuriwe numva ko bitakagombye kuba ikibazo gutyo. Izi ni ingaruka rero zigera kuri wa wundi ufite imirari cyangwa se ureba imirari nyirizina, ariko wa mubyeyi nawe wabyaye umwana akaza gusanga umwana we afite ya mirari cyangwa se arareba imirari, we nta ngaruka bishobora kumugeraho mu mitekerereze? Buriya umubyeyi wese mbere yo kubyara umwana abanza, sinzi nimba nabivuga ko amubyara mu bitekerezo, aramutekereza. Yewe hari n'abajya kure akifuza igitsina runaka, akifuza umwana uzaba umeze gutya na gutya. Nta mubyeyi rero wifuza kubyara umwana ufite inenge. Birumvikana ko iyo amubyaye afite inenge nawe biramukomeretsa. Yaba ari nk'umubyeyi w'umudamu, bigashobora kuba byanatera ibibazo mu buryo bwo kumurera, muri relation umubyeyi agirana n'umwana we. Kandi byaragaragaye kenshi, birazwi, ubushakashatsi bwinshi bwagiye bukorwa bwerekana ko iyo minsi ya mbere umubyeyi abyaye umwana, imaje amugiraho biherekeza umwana, ni ukuvuga bishobora gutuma, iyo bitagenze neza, bishobora gutuma agira n'ibibazo bikomeye mu buzima. Birumvikana rero ko bishobora gutera ikibazo byo umubyeyi umubyaye akabona afite inenge, ariko bishobora no kuzana ikibazo noneho hagati y'abashakanye, ni ukuvuga bakitana ba mwana byagenze gutya na gutya.
ingaruka nawe ngo zimugeraho nk'uko Dr Rwagatare Patrick amaze kubidusobanurira, kuko wa mubyeyi ngo hari uburyo aba yari yarabanje gushushanya umwana we uko azaza ameze na mbere y'uko anamubyara, ngo aba yaramaze kumubyara mu bitekerezo. Iyo rero nyine atunguwe n'uko asanze wa mwana we areba imirari, birumvikana nawe ngo bimugiraho ingaruka mu mitekerereze. Dusubiye noneho mu bishobora kuba byatera imirari, twumvise ko hari ivukanwa. Ese ishobora kuba uruhererekane mu muryango? Nibyo Dr Theophile agiye gukomeza dusobanurira. Kuri pourcentage nkeya hariho usanga umurara ari uruhererekane rw'abantu bashobora kuba yarawugize akagenda awuha n'abana be, ariko ako naga pourcentage gakeya. Abandi bose usanga ari ibyizana nyuma umuntu bidahuye n'izindi facteurs zo mu muryango. Nkuko rero nyine Dr amaze kubidusobanurira ngo birashoboka yuko imirari yaba uruhererekane mu muryango, ariko ni kwijanisha riri hasi. Turebye rero yuko nyine bishobora kuba uruhererekane mu muryango, tunarebye yuko nanone nkuko muganga yamaze kubidusobanurira yuko umuntu ufite imirari bishobora kumugiraho ingaruka mu bijyanye n'imitekerereze. Twakunze kubona mu kiganiro Menya Wirinde yuko iyo wivuje hakiri kare, kimwe no kuba ufite imirari, iyo wivuje hakiri kare baba bashobora kubikosora. Iyo wivuje hakiri kare uburwayi butandukanye baba bashobora kukuvura ugakira. Kugira ngo wivuze hakiri kare bisaba yuko umenya ibimenyetso by'indwara runaka. Nibihe bimenyetso umuntu rero ashobora kwibonaho ku buryo wenda ashobora kugira amakenga akajya gushaka abafasha mitekerereze cyangwa se abapsikologe kugira ngo bamufashe? Kuba byonyine yatekereje kuri iyo nenge akumva amwanze, bigatuma yishinja, ahubwo noneho bigatuma asa naho amubundikira cyane, kuko nabyo byagiye bigaragara ko bishobora gutera ikibazo. Ibyo rero ngira ngo hari n'igihe umubyeyi ubwawe atabibona, bisaba ko niyo mpamvu ngubu ngira ngo mu bitaro byose hagiye harimo abashinzwe gukurikirana abana b'abapsikologe, kugira ngo bobuserive ibyo byose. Nimba ari umwana uvukanye inenge, babe banaganiriza umubyeyi we, batese bite, banamubwire ko ari ibisanzwe kumva bimubabaje, abe yabivuga ku buryo byahindura uburyo azabana n'umwana we. Hanyuma rero ku bana nabo, abana nabo bigenda bigaragara, burya ibibazo by'abana bakivuka bigaragarira ahantu henshi, bigaragarira mu buryo arira, mu buryo yonka, no mu buryo asinzira. Urebye ko ni ibintu bitatu by'ingenzi ku mwana ukivuka. Hari rero ushobora gusanga ari umwana urira cyane cyane ku buryo budasanzwe, cyangwa ugasanga ni umwana uri aho ngaho utajya urira, ariko ubona uri aho utonka cyangwa agasinzira ashigagurika ntagire ibitotsi. Ngira ngo bitangira kureberwa aho ngaho, ariko ikiba cyane cyane abo bana basa n'abasubiza cyangwa bareyajisa ku buryo umubyeyi wabo, cyane cyane umubyeyi w'umumama uba wamubyaye, interaction ziri hagati yabo, uburyo babanye, ni nacyo gituma abo bana bashobora kureyajisa gutyo. Ni no mpamvu bisaba ko abantu babaherekeza kugira ngo babyobuserive, kuko hari n'igihe akenshi bishobora guhita nta muntu ubibonye. Twabonye yuko imirari ishobora kuba hereditaire mu muryango, cyangwa se ishobora kuba uruhererekane. Ese nta pfunwe bishobora kuba byatera noneho wa muryango ubona ufite abantu babiri cyangwa umwe cyangwa batatu mu muryango wabo bafite umurari? Umuntu amenye ko babonye nko mu muryango wabo, bakareba nko mu bisekuru bingahe hagiye habonekamo abantu benshi bareba imirari, icyo gihe bakagombye kubyumva ko ari ibintu by'uruhererekane bwo mu miryango, kandi ko nta kindi babihinduraho, ariko ko bishoboka, cyane cyane iyo umuntu akiri muto, ko bishoboka kuba byakosorwa. Icyo gihe bakaba bagerageza, bavutse bakaba babikosora, ariko bakabimenya. Icyambere cyangwa se icyihutirwa ni uko uyu muryango ukwiriye gufashwa kumenya ko imirari ishobora gukosorwa igakira. Hanyuma hari abantu bavuga cyangwa se mu rwego rwo gukuraho urujijo
hari abatekereza yuko umuntu ureba imirari iyo ngo ari imirari ikabije ngo ishobora gutera umuntu ikibazo cy'umugongo. Ese nibyo? Dr Theophile arakomeza dusobanurira. Ntabwo ari byo nta naho bihuriye, ahubwo wenda umuntu yaragize nk'impanuka hanyuma akagira nk'ibibazo byo kwangirika wenda mu mutwe bitandukanye, hari igihe amaso ashobora kurangira agiye mu murari kubera udutsi tuma ijisho rihagarara neza twarangiritse, bigatuma rero ijisho wabona ko riri mu murari, ariko ntabwo warwara umurari ngo ufite ingaruka zo kurwara umugongo. Kuba umuntu afite umurari cyangwa se areba umurari ntabwo byamutera kurwara umugongo, keretse ahubwo wenda nko mu gihe ashobora gukora accident hakaba hagira udutsi runaka twagira ikibazo bikazatuma hari ijisho riva ku murongo. Ese usibye ibindi byose twagiye tubona, haba wenda hari izindi ndwara zishobora kuba zaterwa n'uko umuntu areba umurari? Nizifata ijisho cyane dukunda kubibona nko ku bana, uko nabisobanuye haruguru. Umwana akarwara kanseri mu jisho, yarwara kanseri mu jisho, ubwonko kubera ko rya jisho ritari kubasha kubona ukarishyira ku ruhande, ugasanga umurari waje, cyangwa se ugasanga nishaza, cyangwa se ikindi kintu cyose gishobora gutuma ijisho ritabona neza bigatuma ryatera umurari. Icyo ni kimwe. Harimo rero n'abantu bashobora kugira umurari kubera ko bafite izindi ndwara zitandukanye mu mubiri wabo, bikaba bituma ijisho ridakora neza, umubiri wabo nawo muri rusange udakora neza, bikagira n'ingaruka no ku jisho. Abo ni nk'abarwayi ba diyabete nk'urugero, akaba ashobora kurwara kubera ko umubiri diyabete irimo igenda yangiza udutsi tw'amaraso n'imitsi muri rusange, bikatuma ijisho naryo rishobora kubigenderamo akabona ryagiye mu mirari. Mu rwego rwo kurinda umuntu ko yagira ikibazo cyangwa se ibibazo by'imitekerereze, umuryango ubane nawe ute? Sinufite imirari gusa, n'abantu bose bafite inenge ku mubiri. Bisaba umuryango muri rusange kubahana, umuntu akubaha undi kubera uko ameze, ntube wamucira urubanza kubera ko wenda yavutse gutya cyangwa yagize accident bikagenda gutya. Nibaza ko abantu bagomba kwigishwa cyane ubwubahane. Ese uwamaze kugira ibibazo by'imitekerereze aba ashobora kuba yafashwa ku buryo bya bibazo byakira? Ariko ubwo nanone birumvikana barahita banatubwira niba ureba umurari, ese buri gihe kugira ngo ukire ni uko bawubaga? Niba ari umurari umuntu yavukanye utagize ikibazo uteye, umuntu abona nta kindi ari amaso gusa ahengamye, icyo gihe ubuvuzi bwayo ni ukuyabaga ukayasubiza ku murongo, ugafata twa dutsi dutuma y'amaso atari ku murongo ukadusubiza ku murongo, amaso akongera agasubira ku murongo. Aho ho nta kindi ugomba gukora uretse kuyabaga. Ibindi ugenda ubivura ukurikije icyateye wa murari. Gukurikirana buriya icyo bifasha umuntu kwiyakira. Tuvuge nimba kubera ukuntu yakuze ari umwana afite iyo nenge, bamubwira nabi, byatumye atabasha wenda kwiga ngo agere aho yagombaga kugera. Urumva hari ibidashobora kugaruka, ariko ashobora kubana n'icyo kibazo cye akabaho ko burya ikiba kigamijwe iyo bafashe umuntu nk'uko ni ugutuma arenga ibikomere yatewe n'icyo kintu. Uburwayi rero ngo bwakuririra ku bibazo by'imitekerereze ni bwinshi, harimo nka depression cyangwa se agahinda gakabije, hanyuma hakaba harimo nanone na ya mibanire n'abandi, aho nyine ushobora kubona yuko umuntu afite imibanire n'abandi itoroshye. Ibi rero ngo bishobora kuba byaraturutse muri kwa gutinda wenda kwivuza, cyangwa se nanone no muri kato yagiye ahabwa, cyangwa se na kwa kundi bagiye bamukomeretsa mu buzima bwe butandukanye, bamwibutsa yuko areba imirari. Ndetse ngo nta nubwo ari byiza yuko aba bantu bakomeza kwitwa amazina, ibyiza nuko bakomeza kwitwa amazina yabo. Hanyuma kandi twumvise yuko imirari ishobora kuvurwa igakira.
nguyu musozo rero w'ikiganiro cyacu dushimira cyane Dr Theophile ndetse na Dr Rwagatare Patrick badufashije muri iki kiganiro, dushimira abatuganirije, tunashimira kandi ibitaro Polyclinique